ikimwaro. Icya gatatu ngiye kukubwira, uno muntu uriho umuvumo agirira abandi neza, ariko we ntabona umugirira neza. ahora akora ibyiza ariko we agerageza gufasha abandi, ariko we mu gihe akeneye abandi ntagira umuntu abona. ntago ababona. Imivumo se ko numva yisha abantu nimba ari ibyo mushumba. Nukuri. Ubwo haba hari ibyo mfashe ngahuza nkasanga imivumo nibyo. iri hejuru y'imitwe y'abantu. Kugira utwukosora hirya iyo ngiyo nawe. Nukuvuga ngo uno muntu ibindi bimenyetso bimugaragaraho agira icyo twita family limitations. Ubwo ni nka ntarengwa y'umuryango. Ni barriere. Hari ibintu bimuzitira cyane cy'umuryango. Kandi ugasanga na mukuru niko byamuzitiye na mwese muri abadatabarana kandi mutangana. Umuntu bakaba bamutereza cyamunara mu muryango mwabuze icyo mukora kuko hakabura umugomboro. Kandi si uko mwangana. Ahubwo ntacyo mubifite mwarapfuye mwese mwararangiye. Umva ko ibintu byo bigoye ariko. Sinzi uri kuntukira ariko buri ndagukurikiye cyane gato. Murakundana ntimwangana. Ariko nta buryo bwo gukurana mu bibazo mufite. Family limitations. Ngo hari urwego sinzi yenda ruhura naho zabuganiriza. Hari umuntu ugera ku kintu runaka. Aho kugira ngo atumbagire ajye kugera ku kindi akongera agasubira hasi. Ugasanga ntuzemeze gutya. Up down up down up down up down. Ndetse ayorwa no up sinzi ari down ukamanuka hepfo cyane munsi y'umurongo. Ku buryo hariho plafo atashobora kurenga ngo agere ku cyo yifuza. Hari abantu nzi b'abashuti banjye no muryango wabyaye abahungu 6. 6, abahungu 6 n'umukobwa umwe, ubwo ni 7. Ariko bishobora ko rushobora kundeba. Arota ari muri toilette yuzuye ayigwamo amazira ntoki. Cyanyuma giheruka arota arya buri gihe. Arya inyama zapfuye, inyama zo mu nda, imbisi, bamurisha ibintu biteye ubwoba. Ngizo. Izo ni inzozi z'umuntu uriho umuvumo. Uyu muntu azisangaho ibintu bine biri fiziko bigaragara. Cyambere gutakaza amahirwe yabonye mu ntoki ze. Buri gihe yakugezeho ariko aratakaye. Neza bigatawatse. Ubwo ntibirambe. Kibaza mpipfira he niki kibazo kiba. Wabigezemo ariko ntibirambe. Ntabwo biguciye kubira byakugezeho saho. Ubona uri hafi kubifata. Ni nko baguhamagara ko akazi kabonetse. Waba ugitega moto bati subiyeho hari impamvu igaragara tuzagutumaho. Ayiwe. Uwikopesheje waguza n'umwenda wo kujya mu kazi tunzishyura bati birahagaze. Bano bantu buri gihe bahorana ikimwaro n'isoni. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba 2 ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe ukusa
kureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka. Ibyo wita ibisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ikaze mwese bakurikiye ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Turashima Imana kuri uyu munsi mushyashya. Namwe nizere ko muherereye mushima Imana. Wowe utameze neza nakubwira ngo nkwifurije kumera neza, kubera Imana ishoboye byose kandi ishobora gutuma umererwa neza. Amazina yanjye ni Jerry, nishimiye kongera kuba ndi kumwe na Pastor Ntambabazi. Umeze neza cyane? Ndaho ndashima Imana pe, nguwe neza, umutima wanjye uranezerewe. Kandi kamwe ngo Yesu ari mu ruhande rwacu. Yego, Yesu ari mu ruhande rwacu. Tudatinze rero reka tugende. Nari mfite ibibazo nshaka kukubaza ariko biragaruka kuri karande n'imivumo. Tumaze iminsi muri iki cyumweru ari byo twibanzeho kuko nabyo ni ngombwa kuko bifite aho bihurira n'ubuzima bwacu bwite bw'umwuka ndetse n'ubuzima tubayemo mu bifatika, mu guhiga ubuzima, mu gushakisha imibereho, ibidutunga, bikagera naho bihurira mu buryo byatwangiza ku buryo byazanatubuza ijuru nta wamenya. Ariko ndashaka kugira ngo noneho ngaruke muri cya kince abantu bajya gukunda cyane, aricyo cy'inzozi, kuko kurota ni Imana ibitanga kandi abantu bose bararota, ari abeza n'ababi bararota, ari abakorera Satani n'abakorera Imana, bose Imana ibaha kurota. Nagira ngo twibaze, unsobanurire, ari umuntu ufite umuvumo n'ufite karande, inzozi barota ni zimwe? Hari izo ushobora kurota ukaba ushobora kuvuga uti uko biri kose nubwo karande itabaho ariko maze iminsi ndota izi nzozi mfite umuvumo, cyangwa njya ndota izi nzozi nshobora kuba mfite karande, cyangwa buri yose ifite umwihariko mu byerekeranye n'ukuntu warota ukaba wabisobanukirwa? Karibu mushumba. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka dusenga. Imana turagushimiye, uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, Imana y'ibyiringiro, imbaraga zacu, gakiza kacu, twiringiye twakubona nk'amaboko, watubereye amaboko mu gihe gikomeye. Abandi baraduse ntiwadusize, ntiwaduteranya, tubaye hafi, kandi by'ukuri Papa watubereye ngo bidukingira, n'uhabwe icyubahiro. Ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu, ngaho komezwa nanjye na Jerry Mwami muri kino kiganiro, kandi udufashe kugira ngo abera bawe bakurikirana mwebwe abera ministries bagubwe neza Mwami, ndetse afite ibibazo batabaro bakize kandi barengere kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mbere yuko nsubiza n'ubundi niko tugikomeje, ariko abantu bitegure. Dufite amasengesho azatangira ku itariki ya mbere zo kwa 12. Amasengesho, yego, kandi afite imbaraga. Abari ku rubuga aho ngira ngo bazaryoha cyane. Hakubundi kutigeze mbaza ko no kwezi kwa 11 amabanga yako, ariko ndagacamo. Ubwo ratwibiraho gake. Chivata ni ukwezi kw'imigisha no gusarura imbuto wavunikiye, ni ukwezi kw'imvura, ni ukwezi kw'ibiti, ni ukwezi gukomeye aho Mose yahagaze ku itariki hari mu mwaka w'406 mbere y'ivuka rya Yesu. Imana ikamubwira ngo dore igihe mwazengurukiye nimutambike, n'ukwezi ko gutambika ukajya kubisubiza. Hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 muri 406 mbere y'ivuka rya Yesu. Reka tutambike dore igihe twazengurukiye. Natambike rero ndashaka ko abo kuri groupe tubana bo turimo turashyidika. Dusenga, ariko abantu bitegure kwano kuri YouTube anga. Ndashaka ko abantu bitegura ku itariki ya mbere tuzatangira, ariko kuri 15 z'ukwa 15 z'ukwa 12 kugera kuri 5 zo kwa mbere, kwambuka nta karande, nta kavuyo, ntaki, kambuka wemye wera, ibintu byose bimeze neza. Senga borobora abantu bose buri munsi. Cyo gihe nzatanga uruhushya ko bampamagara keretse ko wa mbere gusa, no ku cyumweru. Ko ku cyumweru rwose saa yine ntibakampamagare, bazi ko ndi pasiteri, bari mu materaniro, bandi mu materaniro. Urambwira koko saa 3 zo mu Rwanda nabandi he koko? Ubu nakwitabye wabimora koko? Tuba turi mu materaniro, hari mba ni gushyingira ubu, ari mba ni mu kazi, ariko ndashaka ko dusenga abantu bagakira bino bintu tuganiriye kino cyumweru. Yego, ubyango byemere bikuriho, nutanabyemera ntaho uzabishyira. Satani azaguhiga mpaka, kandi intego ni ukugira ngo wicwe nabyo. So rero urakoze kubaza ikibazo cyiza. Bano bantu ntago barota ibintu bimwe.
nubwo byose igikorwa cyabyo cyitwa deliverance. Uwa karande we ni deliverance gusa, ariko uw'umuvumo akeneye ikindi kintu cya kabiri kiyongera kuri deliverance, nuko yihana ibyaha kandi akabireka. noneho umuvumo ukaze kurusha karande. Neze rega karande si umuvumo, ibintu wisangamo kandi utagizemo uruhare. wanavamo umuntu akubohoye. Ariko umuvumo ni ingaruka y'icyaha. Muravumwa wa muvumo, nta mahoro umunyabyaha, niko Uwiteka akavuga. Ibyaha byanyu niyo byatumye mbahunga, byatumye mbareka. Urumva ko harimo ikintu gitandukanye kiremereye kurutaho, cyihariye. uvuga ngo umuntu uriho umuvumo w'ubusambanyi, w'ubunywi bw'inzoga, w'ubujura, ubutinganyi, ibyaha byose ibyo kwicana no guhemuka byakomotse ku babyeyi be, nawe ubwo akabigenderamo, umuvumo nibwo umwataka. Wanyumvise? Uwo rero ikizamukiza ni iki? Nuko areka ibyo bintu completely. Ntibashobora rero kurota inzozi. None urashaka nzivanga cyangwa tuvuge uriho umuvumo arota izihe nzozi? Niho nivugira, so ntizihura. Ariko ntabwo nagenda nzihuza zose ngo binkundire, ahubwo numva icyangirira akamaro cyadushoboza ari uko twavuga, twabanza ku gice kimwe tukazavuga ku kindi. ukuvuga ngo inzozi zabo ntabwo zigomba guhura kuko ntabwo banahuje ibintu. Uyu munsi reka tube turetse ku bantu bafite za karande, twivugire ku muvumo. Ndavuga inzozi zitageze kuri 5, ariko nkubwire n'ibimenyetso bifatika physically ushobora kurebesha amaso, bifatika ureba, ushobora no gukoraho n'intoki. Ahubwo yego hariho n'ibikorwaho n'intoki, biri tangible. ubwo nanjye niyo mpamvu icya mbere we n'umuntu uriho umuvumo akunze kurota ahinga. abantu bose barota bahinga bamenye bagombye kwitonda, hari icyaha kibakurikira cy'iwabo n'icyo bongeyeho. Kabiri, barota basubiyeho mu nzu ya kera kandi iyo nzu idahari. Gatatu, arota yirukanka akanguka atagize iherezo. Kane, akunda kurota ari mu irimbi arigendamo, cyangwa arota bapfuye, cyangwa arota bashyingura. Mu nzozi ze ahora arota inzoka n'inyamaswa, akarota arohama, akarota abona imisozi itenguka imbere yiwe. Abantu bakunda kurota imyuzure. yego ndira nkubwira icyanyuma uri ku meza yihangane. Umuntu wumvise ijambo uri ku meza mbabare ntabwo nanze kuri ku meza, ariko bishobora ko ushobora kundeba. Arota ari muri toilette yuzuye ayigwamo amazira ntoki. Cyanyuma giheruka arota arya buri gihe, arya inyama zapfuye, inyama zo mu nda, imbisi, bamurisha ibintu biteye ubwoba. Ngizo izo ni inzozi z'umuntu uriho umuvumo. Uyu muntu azisangaho ibintu bine biri fiziko bigaragara. Cya mbere, gutakaza amahirwe yabonye mu ntoki ze. Buri gihe yakugezeho ariko aratakaye neza bigatahutse, ubwo ntibirambe. kibaza mpfira he n'iki kibazo kiba wabigezemo ariko ntibirambe, ntabwo biguciye kubira byakugezeho saho. ubona uri hafi kubifata. Ni nko baguhamagara ko akazi kabonetse, waba ugitega moto bati subiyeyo hari impamvu igaragara tuzagutumaho. ayiwe uwikopesheje waguza n'umwenda wo kujya mu kazi tunzishyura, bati birahagaze. Bano bantu buri gihe bahorana ikimwaro n'isoni, mu gihe yumva ko icyo agiye gukora cyakabyaye umugisha, agashiduka cyabaye ikimwaro. Bigera ku rugezo ku rugero, burya mu rundi ni ikintu urugezo, twe ni urugero. Bigera ku rugero n'uwuhaye n'ibyo umukoreye atabishima, kandi ari wamuhaye akumva ntiwanyuze, wanigomwa. Ahubwo hano ushobora gushyira ibyo kurya akabimena kandi ari bisi ngo bakuroze, ngo uramuroze. Cyangwa wajya n'ikintu bashyiriye
kubera ko satani ashaka kugira ngo mwarusebe uwo munsi bakarwara mu nda kandi bitewe n'umwanda wo mu rugo. Yahageze se Imana yatubwiye ko hazaza umurozi kandi nuko urarengana ahubwo n'ubaruga baraturanye ariko kuko uriho umuvumo wo gukorwa n'isoni n'ikimwaro. Icya gatatu ngiye kukubwira uno muntu uriho umuvumo agirira abandi neza ariko we ntabona umugirira neza. Ahora akora ibyiza ariko we agerageza gufasha abandi ariko we mu gihe akeneye abandi ntagira umuntu abona. Ntabwo ababona. Imivumo se ko numva yisha abantu nimba ari ibyo mushumba. Nukuri. Ubwo haba hari ibyo mfashe ngahuza nkasanga imivumo nibyo. Iri hejuru y'imitwe y'abantu. Ugira utwukosora hirya iyo ngiyo nawe. Ni ukuvuga ngo uno muntu ibindi bimenyetso bimugaragaraho agira icyo twita family limitations. Ubwo ni nka ntarengwa y'umuryango. Ni bariyeri. Hari ibintu bimuzitira cyane cy'umuryango kandi ugasanga na mukuru niko byamuzitiye na mwese muri abadatabarana kandi mutangana. Umuntu bakaba bamutereza cyamunara mu muryango mwabuze icyo mukora kuko akabura umugombora kandi si uko mwangana ahubwo ntacyo mubifite mwarapfuye mwese mwararangiye. Umva ko ibintu bigoye ariko sinzi uri kunkurikira ariko buri ndagukurikiye cyane gato murakundana ntimwangana ariko nta buryo bwo gukurana mu bibazo mufite. Family limitations vuga ngo hari urwego sinzi yenda ruhura n'abazawuganiriza. Hari umuntu ugera ku kintu runaka aho kugira ngo atumbagire ajye kugera ku kindi akongera agasubira hasi ugasanga ntuzemeze gutya up down up down up down up down ndetse ayorwa no up sinzi down ukamanuka yepfo cyane munsi y'umurongo ku buryo hariho plafo atashobora kurenga ngo agere ku cyo yifuza. Hari abantu nzi b'abashuti banjye ni umuryango wabyaye abahungu batandatu. Abahungu batandatu n'umukobwa umwe ubwo ni 7. Bose ni abakwaferi abahungu. Bazi gukora pe bazi no kogosha rwose nawe urabazi ndabizi ko bazi. Ni ukuvuga ngo umwe arakora akagera ku rwego ashinze saro nziza pe kugira ngo ugere ku rwego rwa saro nziza ni ukuba washoyemo amafaranga kandi wanakoze. Ndabyumva miliyoni zirenga miliyoni zingahe bitewe n'ibikoresho ni set ariko guess what arayikora akayigeraho akayigura bikamera neza ariko ntabwo ayitunga umwaka ahita ayigurisha agasubira kuba umukozi. Bose niko bameze. Urumva ni abakwaferi umukwaferi bose nuko aragondagonda yagura saro hakaza umuntu ngo nguhe ngahe akayigura agahita aba umukozi akongera akaba umukozi kandi yari umukoresha. Iyo shit urayumva nk'uwo yakeneye kwegera umushumba akamusengera uramubwira ngo nta mivumo ngo nta karande ibyo bintu bya ngo hoyango nari nkennye ntabwo wari ukennye ukena wari umukoresha ukaza uvuye ku mukozi ubaye umukoresha urongera gukorera abandi kandi niba hari ukwibohora ikiziriko ni ukwikorera cyane. Iyo ni ibitaro family limitation. Ugakora ukarunda uti ngiye kubaka inzu ayinza akabura n'ikibanza kigaheraho. Haro twaganiriye nzika nkuri cyane buri munsi ntarakare yaramwenga amaze gusaba icyangombwa kabiri cy'inzu cyo kubaka barakimuha amafaranga y'abantu umuntu amudeviye amujyana ahandi. Ndamubwira nti kuki yemeye ko bakudeviye. Rero kikubwira umuntu wese ufiteho umuvumo n'iya karande uzasanga buri gihe ibitekerezo bye kubera guhungabana ntajya biha agaciro. Umuntu wese aramudeviye. Nk'ubu wavuga uti ngiye kugura makawati makafo undi atari ku makafo aretse wakoresha yangari ahubwo reka tugiye kuyagura ikintu kitazanunguka. Nukuvuga ngo buri gihe bene abo bantu bagira umwuka wo kwisuzugura, kwitinya, kwipfobya, kwiyanga no kutagira kumva ko ibyo bashoboye kugera bashobora kubirinda. Ntibajya babasha kurinda ibyo bagezeho. Bahora munsi y'amaboko y'abandi bantu. Ni ibyo ngibyo. Nibyo nashaka kuvuga rero.
urumva arakoze akoresheje imbaraga ze zose ariko mu gihe abigezeho yari akabaye on top noneho akaba CEO akaba manager akaba controller ariko bikamunanira akajya munsi ya akavuga ati ariko ndabona ngo bigoye ahubwo aho niho nafatira aho ntabwo bashobora kuresist kuba boss biramugora akavuga ati reka nyitange ni hahandi nongere ngiye kujya mpabwa tipu tipu sha rega tipu ni icyemezo cyo kuri umugaragu mwiza n'umuja mwiza boss ntago bamuha tipu ya tipu nyirakabara habwa nyiri restaurant habwa tipu oya yikize tipu babwa randeza no waiter kukazi kwirukanka ajya gushwana no mu gikoni yiruka nyine mu komande y'abandi mu bivango bo babyita ngo uri umuja mwiza ubikurikirana neza wakoze hari naho banarakara tipu mu kazi cyangwa bakazi bagabanya hari abandi bazibura yego ariko hari bakanira tipu zose bakazegeranya bakazigabanya abantu hamwe na hamwe hamwe bambura abantu amatelefone ntago ari byiza nimba tipu uwayitanze aba afite impamvu yayitanze yakozwe ku mutima na serivisi yahawe n'uwo muntu nawe kuyimwambura ukayigabanya abandi sembe ikigikenge ariko nyiri business yabonye yaguhaye tipu nta kibazo yo kuri mpaye amaguru shariko rwose cyangwa urukanaka cyangwa umeze ukuntu yego ni ibintu utanga tipu afite icyahera ufite no kukubona wigena akavuga ati akira uzi kumufana ariko hari byo ukoze kuri yego tandukanye no kongeza ni umushahara ariko ndumva ya tipu arabatereka nawe nyasuye muri tipu nk'urugero wanyogoshe neza wagize bega ariko hari ibihugu bifata tipu nk'itegeko burya muri Israel na Canada tipu ni itegeko burya ugomba gushyiraho akantu muri Israel tipu naramumiwe ngewe nabonye no gusasira ni tipu akantu kose ni tipu kandi ugomba kuyikora nyine kuko uri mpaye amaguru uri umuntu ugomba gushyiraho akantu ntago ari kado bakongera tipu se nangaye ni 500 hari n'ahandi bagupfobya ngo ubwo buceri butwaye bujyane ngiye binteresone ubwo busigaye buguma biriya bintu ndabitinya ngiye guha tipu ndaguha rero twihuse cyane tuva kuri ibimenyetso bifatika nakubwiraga ikindi kigaragaza yuko uriho umuvumo ni indwara zidakira guhorwaragurika kandi nturwara indwara imwe gakiruka malariya gafata infection yo mu nda gafata infection yo mu mara kagira infection yo mu maraso karwara umutwe udakira nukurwaragurika nicyo takurwara umeze nk'umugina navuze ngo cyagiye umuntu urwaragurika akunda kurota umugina w'imegeri zapfuye zitazibora uwo mwanya ukabona umuntu ubuzima bwe bwabaye nk'imyenge y'inzu niba atarwaye umutsi niba atari inono ugutwi niba atari ugutwi n'ikirenge kandi ibyo byose kwivuza ni ubuntu warya aya ni amafaranga niyo wagira ubwishingizi nta mafaranga n'umwanya nyine satani naba kuriganyije ibyo wakabaye aya mafaranga ukoresheje wakabaye yakoresha ikindi kabiri kunyurana n'umugisha wawe umuntu uri umuvumo anyurana n'umugisha we byo wabyumvise nabyumvise ngayo ngoko kugira ngo rero umuntu abikire kubikira ni uko ugomba gushaka umushumba ntabegenda abe n'undi ushaka simuzi wiyumvamo wemera agufashe kandi inama kugira uyumve wikwishinga ku bantu bapfuye kabiri bagapfa bagashyingurwa bakarangira wikwishinga ku batekamutwe n'abandi bose babeshya ariko birakora mu mavuta mu gitambo mu ituro mu gusenga no kwibohora kuko icyaha cy'ubutunzi kigaragara ku butunzi icyaha cy'ibyaha kigaragara ku bugingo ubohoka ukiri icyo kintu ubashe gutera imbere Imana ishimwe cyane yego abantu babyumve neza ukuntu nyine karande umuvumo inzozi babyumvise n'ibimenyetso bifatika babyumvise Imana ibaha umugisha n'icyakorwa bacyumvise Imana iguhe umugisha murakoze cyane mushamba yego